Ya. Garazi baramusigaranye buriya ra? Nope. Mugu bari bamfatiye ikote bariciye. Ntabwo bazi ko nariguriye hara muri ho Plan Sport. Bijya ni hora. Hamwe hepfo bacuruza mu kamera. Ya. Cya kibazo cyari hatari. None se ubundi ubu umvanza kindi mu ndakora iki none? God have mercy upon us. Kanze ngere hara hirya ndabyigaho sha. Uriya muhungu arihera, uriya muhungu utinyuka kanzanira amata arimo amazi. Nari namutumye amazi cyangwa naramutumye amazi, ariko turi bubonane. Kajye kumureba hariya ku bisheke ku ifamu. Umva ngize amahirwe ndakubonye. Naho ubundi iyo musange kirana ari kugutsinda. Yagenze n'ugukama amata arimo amazi. Yakuhaye n'abakozi nanohereje ahubwo no baramamagaye barabimbwira. Kuki utunge wese bimbwiye nagiye bakoze niga bwarayazina gasuku. Bwarayazina gasuku. Niba babikoze hanyuma urifuza iki kugira ngo murampa amata yanjye nje nabintu cyangwa njewe nabintu wambwira. Niga babwira cyaka nari ariko urabona ko nikosa ryabaye. Ukutuba rero ndi business yanjye nkora yo ugakora business ukica yanjye. Ume ibintu birimo ama ubakiyangiza ibintu bambwiye. Mwemwe bakanje no kwimuka. Ariko nanjye kanze dushaka abahungu n'ubungu bari bamamagaye ngo amaze kwibisheke by'abandi mwanye humvuye ku kibazo cy'ibisheke ahubwo nanjye rancitse gasuku araducitse bwaraje baramusigaranye araducitse ahubwo wo kiramfasha no kumushaka kareba ahantu ari akadusobanura neza impamvu bashyizemo amazi kandi ngiye nakamishije amata mazima ibyo by'impamvu uri kuvuga ntabwo bimbwira uranyishyura. God have mercy upon us. Gasuku tumubaze impamvu bashyizemo amazi nanjye nagaye ngiye boss wanjye ubwo ni ngewe ngiye katumushaka mu ihute ngiye nta bintu uri bumbwire tugere tumushaka ari hehe. Reka tujye kumushaka tugende ni hano ni hehe tuyanyura hano sha umva reka nkubwire. Hangaye ejo nonokereje nongo jye bwarayazi none bwaraze bamutsinze pfiriya kuko ubwo ngubwo kanze sende bukuntu nanjye neranja ino nzara mfite ikiresha. Ngo gisigaye no gushaka ibijumba. Giye kujya kubyibara ajya kwa murokora. Ko nafata ransina nawe ndagafite ndabizi neza ko nakundi no nzara nawe iranda kunsina. Ibijumba biramazi ko bingana gutya ngibyo biramazi. Kigiki gifite umutwe wagira ngo ni gihaza basasiye. Ako kifite ububyimba ajyana umutwe wanjye kanze cyane. Aya. Abana bendemo ndanashya. Kuko cyeme bino bijumba. Will you keep quiet? Aya. Inza yari hatari. Sinzi ko nabwayikira ariko n'ubundi ndacyokeje. Koko mbe ngunjura kangaka. Amagweje araza kuza ndangije. Arayaze kandi ko tuma n'umugabo nk'ubwanwa bamufata bakamuzirika. Ako se nyumva cyaka kinanyise rero. Najyanganje kurafana nk'amazi. Hanze nje kugishanga ndagaruka nsanga n'umwanjye
Imagine nsanga n'ushishi rwa shonye. Ako subundi igihe twagende ko tutaragera kuri iyo famu njyanye wangize ipunda. Ndabishingura. Turacyagaza kwasiga kanya gato basika ihangane iminota mike isigaye hasigaye iminota 2 gusa turahageze. Ayo urugendo nayo urayashiraho. God have mercy upon us. Aka kanya maze ndi kugenda mba nkoze ibintu byinshi cyane. Reka tumushake tugira vuba nabyumbwira. Reka tumushake kabisa. Twihute. Je umva. Nuyu nuyu. God have mercy upon us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.